tuvuga ngo tumurekure babica ubundi muri politike nuko ibintu bikora mbese kuri wowe umwana wivuruguta mu byondo yambaye ubusa arutwa n'uwivuruguta amaze kwambara ahita nanjye tugusobanura reka mwereka nk'urugero wenda Amerika dusinyanye deal ya miliyari 10 z'amadolari $10 billion ese nta mafaranga nta mafaranga ngahe yasimbura ubuzima bw'abaturage bapfuye ntabwo ari kuvuga ngo nicyo cy'amafaranga muri politiki ureba ibintu byinshi umva cyandikira kugeza kubwira muri politiki ureba ibintu byinshi none se uravuga ngo dukomeze tugaragaze yego turi mukuri mu buryo bw'amategeko turi mukuri uretse no Rusesa Bagina wishe abantu Nyabimata Osama nawe wishe abantu World Trade Center bamuhereje kandi uko bagiye Afghanistan bajya kumufata nta wigeze abikwestoninga ariko abo nibo nyine natwe nimba twumva dushaka kuba nk'abanyamerika cyangwa kugira ngo batubone nk'abagenzi babo batadu kandagira biradusaba natwe kugira ngo tugire economy nk'abanyamerika niyo mpamvu nyine batwigisha kwigira ni nayo mpamvu agaciro kagiye kubera ko hari ibyemezo twafataga umuzungu yabona bitamushimishije ngo human rights ngo ngo this and that agahita bango ndahagarika inkunga ariko nk'urugero bije y'u Rwanda ni billions 4 z'amadolari imisoro iragenda ikazana billions 2 cyangwa se 2 n'igice bigasaba yuko ayandi tuyakura mu nkunga n'imfashanyo ariko reba nk'urugero Philipita akoze niyo yaba umuziki ukinjiza umusoro ubwe wa billions 5 z'amadolari kuri wowe ubwawe ubwo akaba ari n'undi nawe uri gukora hariya wenda ibintu bya electronics nawe biri gucuruzwa export oriented economy kuko nicyo kintu u Rwanda rukeneye kubaka knowledge based export oriented economy ni ibiki twakora dukoresheje ubwonko n'ubumenyi bw'abajene b'abahanga tukaba dushobora kubishyira ku isoko mpuzamahanga ibyo byose nibyo mba nkora research mu buryo butandukanye icyo gihe tuzavuga ngo none se muraza mutwempozinga wenda ibintu bya LGBTQ nta mafaranga dukeneye kugira ngo budget yacu iraninge yanyu icyo gihe natwe dutangira kuba bavuga tukavuga ariko iyo umuntu aguhereye inda araguherana niyo mpamvu umunyafurika intambara yose agomba kurwana niyo kuvuga ngo tugabanye amafaranga baduha kugeza cya gihe igihe bashatse kutwimpozinga ibyo tudashaka twabyanga none se reka ari n'abantu bavuze ngo ko wenda kuba umukuru w'igihugu yavuga gutya ngo ntituzamurekura nyuma akavuga gutya politiki hari ibintu bibamo ariko reka avuge nk'iki urugero Amerika yaravuze ngo Putin naramuka yinjiye muri Ukraine ngo OTAN iramanuka amazi umwaka arimo abatsibagura OTAN ntabwo yagiye aho ni ikikwereka ngo muri politiki wirinda ibintu byo kuvuga ngo reka nemeza abantu ureba ikiri bw'umusaruro ukeneye kandi ushaka rero nimba perezida yemeje gutangiza intambara no kuyirangiza reka mbare ko hari intambara hagati y'Amerika n'u Rwanda ngereka mbibare muri ubwo buryo buri filosofi mvuge ngo nka kwa kundi ku rugamba bahererekanya abasirikare ugatanga abo wafashe nabo bakaguha abo bafashe ubwo nyine Rusesa Bagina ari mu bo twafashe ba Amerika turamubasubije ntabwo biba bikuyeho yuko uwo musirikare musubije yarashe abaturage banyu ntabwo bikuyeho yuko yarashe ingabo zanyu n'ibindi muri politike ntekereza yuko ari ukureba icyatanga umusaruro ukenewe ari nawo umukuru w'igihugu yavuze ngo twanababariye abatatekereza we forgive the unforgivable tubabarira abantu bakoze genocide kuko twashaka kujya imbere nko kuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge kuba byakozwe n'abaturage hariya genocide y'abayahudi nakubwiraga yakozwe n'abasirikare abanazi bari abasirikare nuvuga ngo ntago abaturage b'abadage nk'abasivile bo binjiye muri ibyo bikorwa rero hano ko twavugaga ngo none se ni gute abantu babana ni gute imiryango yakongera twakongera kuristowaringa social cohesion kubana kw'abaturage kwiyumvanamo kw'abaturage nubwo byari bishaririye ndabyibuka yuko abari barahemukiwe byarabagoraga cyane ariko uyu munsi bareba umusaruro bakavuga bati cyari icyemezo kidasanzwe cyangwa se kigoye kukiyumvisha nk'umuntu warokotse ariko nanone abayobozi bacu bafashe icyo cyemezo kigoye biri gutanga umusaruro rero navuga ngo nabiriya nabyo kuko yavuze ko bari gukora ibiganiro nibabona byaduha umusaruro urimo inyungu za Mutabazi n'iza Philipita n'undi wese uri kutwumva noneho tukaba turi demokarasi consensuelle consensus ikicara ikabona birimo inyungu zacu izabikora rero reka tumushimire rero Mutabazi gutyo suko ndaka ko suko narimbuze ngo uw'ikinyarwanda we ntakeneye ikiganiro cyiza ariko ndabona amasaha arimo yihuta cyane Mutaba dusoza reka mumaze gato ubwo nabaza inyungu mbona inyungu muri babiri
uwarekurwa tukabona inyungu simuzi izo navuga naba nzikekakeka ariko nibasanga uzi ibinyarwanda byinshi okay mwambaje ifu muri babiri ubazanye navuga ngo hajyeho itsinda ryiga inyungu turekuye inyungu in terms of money ingana iki in terms of abanyarwanda n'ibyiyumviro by'abanyarwanda na filozofi nyarwanda ni iki ariko n'uyu nguyu babirebe noneho turebe inyungu nyinshi kuko serari di possible turareba ikirimo inyungu nyinshi noneho avuga ngo ikindi ariko nanone kuri uriya muvandimwe nubwo nifuje ko ajya hariya ariko ku rundi ruhande umucamanza ajya avuga ngo ajye yaravuze ngo atagiyeyo nta somo byatanga yari umuntu w'umuyobozi ntekereza ko iryo somo ubwo twakuyemo tuvuga ngo buri munyarwanda yumve ngo inshingano waba ufite zose ugomba kwitwararika kuko ugomba kubera icyitegererezo abayoborwa donc ntago amategeko yakurikizwa ku bayoborwa ku bayobozi atari gukurikizwa mutaba dusoza turi igihugu kigendera amategeko kandi buri muntu wese yaba umuyobozi cyangwa umuturage aba agomba kubyumva akanabizirikana hari abantu benshi bakomeze kubaza ngo urapotre muri itorero Fourth Dimension Deliverance Church ariko niyandi yagiye bwirwa ngo ibyangombwa ni murabyuza mugende mwiyorganize cyase mwisuganye bakakwereka liste y'ibyo ugomba kuzuza so muri uwo murongo ntabwo baracyari kwisuganya icyo bisaba n'amafaranga nk'urugero mfite amafaranga nari kuri konti ya Philipita wahita rwose rwanje miliyoni hagati y'ijana na 500 ibyo ngiryo banarifunga bagahita banarica miliyoni hagati y'ijana na 500 ubwo impamvu icyo kibazo cyari kije ubasha kwibaza kuzuza ibisabwa ubwo wenda uhise ubisobanura neza ko iryo torero rifunze ubwo nari guta nibaza ni itorero rimeze rite ritashyigikira apotre waryo ku byemeza 6 yamara mu nzatishyura nabanje kubwira ko ibyari biri muri media byinshi byari udutwiko n'ibihimbano ubwo rero nukomeza kumbariza muri izo information azifu zarizo urabushatse nko kunyinjiza mu kujya kwisobanura ibintu kandi hari benshi bari ibintu najya nkora ntago njya nisobanura cyangwa se ko ari benshi banabibonye na video bakakubona mutabazi icyo mvuga ntago njya nisobanura icyo abanyarwanda banyeneyemo nayo magambo navuze kuva nagera hano naho kuba naba mfite ibyo narishyura cyangwa ntarishyura hari n'abandi banyarwanda bafite ibyo batarishyura igihe cyose mutabazi biri mu bwonko bwe byagira icyo byubakira abanyarwanda n'ubundi nabyubakiye abanyarwanda nshobora gukuramo umusaruro wajya kwishyura cyangwa n'ibindi gusa harimo byinshi by'ibinyoma ntari buze kuvuga ngo ni iki cyangwa kiriya ko naba nguye mu mutego w'abanzi kandi ngiye umwanzi iyo namumenye ko ari umwanzi wanjye nkaba nzi ko ari afite n'imigambi mibi ndamwikinga nkamuhunga nkamwizibukira narangiza igihe nzabonera okaziyo nkamuha ibye ntabwo ndi ba bantu bavuga ngo ngo ndaguhereza iyo nkunda kubigira principe ivuga ngo if you are fighting a sniper make sure that you keep your head down nimba uzi ko uri guhangana n'umuntu udahusha ibyiza gumisha umutwe wawe hasi so rero iyo umwanzi yakoze ikosa akazamura umutwe ikintu nkora ni uko mutegurira politikari kuko ntabwo abantu bashatse kurwanya as an apostle bashatse kurwanya nk'undi muntu nubwo navuga ngo ibyo bintu biri patetike bigaragaza ko uri umunyantege nke bigaragaza yuko utifitiye icyizere ese ubundi ko turi muri demokarasi konsansuwere iyo unyegera tukicara tugakora konsansi ukambwira uti wagwanawe ibi n'ibi genza make ko ntari bubyange niki cyatumye ukuruza isoko n'amaduka n'abakomantateri n'abasesenguzi n'abanyamakuru n'abiga kuba abanyamakuru batwika n'abaki bose ukabona yuko hari ibintu ureba ukavuga ngo nshobora kuba nabikozemo amakosa ariko n'urundi ruhande twari tubihanganiyemo narwo rwigenzuye rwasanga hari amakosa ariho none se mutaba iretere y'impuruza kuko dukorera inyungu z'abanyarwanda tuvuga ngo ese aya makosa turi gukora yose mu nyungu z'abanyarwanda hari icyo abanyarwanda bungukamo kuki ibyo bintu tutabishyira ku ruhande ariko tukareba ikirimo inyungu ku banyarwanda none se mutaba iretere y'impuruza isaba gufashwa kwishyura ubucogocogo yarasubijwe cyangwa yarangiye nta retere yari ihari ubundi abihakanye nta retere wanditse ya his excellence ibintu byinshi uhuje amaretere uzana n'ibindi bintu
icya kabiri ibyo nabisobanuye mu buryo runaka navuze imvugo bita sarcasme sarcasme rero ukuntu ibikoze ntabwo icyo uri imvugo iba ifite ukuntu idafite agaciro kanini nk'icyo njye nshaka kumva mu mvugo urugero Paul yarabikoresheje mu bakorino arababwira ngo abandi ko babaka inote kugira ngo bababwirize ubutumwa njye nkaba narakoresha amaboko yanjye kugira ngo ntagire icyo mbaka ati ubwo nimba ibyo ari amafuti mumbabarire iryo futi ntabwo Paul abavuze ko yakoze ifuti ahubwo iyo mvugo akoresheje hari icyo abashaka kubwira ariko nanone maze kubona yuko abantu batumvisha imvugo mu buryo nayivuze nafashe umurongo wo kuvuga ngo ngomba kwicara mu ntebe nk'iyi imbere ya kamera nkabwira abanyarwanda ngo ababifashe ko natse umukuru w'igihugu amafaranga muri sanse mwabitekereje ntabwo ari byo ariko nimba ariko byafashwe bisaba imbabazi kuko ideni aba ari iryawe nta baruwa yari ihari wamagaye itangazamakuru Mutabazi twaraje urayisoma itangazamakuru n'ibaruwa ni ibintu bitandukanye nubwo nawe utari kugerageza kwemera icyaha cyawe ni ukuvuga ngo ibaruwa yavugaga ibindi yego ibindi byavuzwe ku buryo bw'umunwa mu buryo bwo kuvuga ariko icyo navuga ni uko ideni aba ari iryawe ugomba kuryishyura nka wowe imvugo rero no mu byo ndi kugenda niga ni ukugerageza gukora ku buryo ntakora imvugo za sarcasme abantu bakumva ibindi kandi ibyo bumvishe bikaba ari ibintu bitari byiza cyangwa se bidakwiye cyangwa se utagombye kubukora mu by'ukuri ubu ngenda nirinda sarcasme uko nshoboye kuko sarcasme zisaba abantu b'abahanga kugira ngo yumve icyo bashaka kuvuga noneho rero iyo wayikoresheje undi we atari kuri iyo level abishatse ashobora kubikora abishatse cyangwa se ashobora kuba atari kuri level yo kumva icyo bashaka kuvuga cyangwa se akaba ari kuri level yo kubyumva ariko we bwa bugome bumurimo agahita avuga ati ndabihindura mbihiye ishusho nibwo biri bukumerere nabi ibyo byose rero kwirinda ibibazo ukavuga uti ntabwo nzongera gukoresha izo mvugo ziba zifite ukuntu zikoze mu buvanganzo buhishe kugira ngo ntazongera kujya ngirana ibibazo n'abanyarwanda kuko niba ushaka gukorera abanyarwanda nanone ugomba kwirinda ibibazo n'abanyarwanda kuko abanyarwanda ukorera niba uri kugirana ibibazo cyangwa se kugira ngo udaha umuntu urwaho rwo kugira ngo aguteranye nabo yaguteranya n'abanyarwanda nk'abanyarwanda cyangwa se na consensus wa mugabo nakubwiye ntazatuye ariko witwa consensus so byose ndi umuntu wemera guhinduka kugira ngo mbashe kuzatanga wa musanzu wanjye uko nawutangaga rero ugeze kumbaza ikibazo cyananiye iyo ikibazo kinaniye nabyo ndabyemera ntabwo ndi supposed kumenya ibintu byose no kubisubiza byose uti nuhe mwanya washobora ngewe uwo nshoboye ni uyu nguyu wo kuvuga ibindi kuvuga kuko ndi kubikora namenya ko mbishoboye ariko ibyo ntarakoraho byamenywa n'abasanzwe barambagiza abataragira ibyo bakoraho bubazi buri ibyo bakurikiza bakavuga bati iyo turebye tukabona ushoboye ibi na biriya na biriya dushobora kukongereraho izi formation cyangwa se izi training ugashobora kiriya na kiriya ariko njye umbajije ngo uri nk'usenga wasengera iki nasengera ko aho nazatangira hose byashaka bibakorera ku isibo Imana imfashe nagenda nzamuka azaca ku muhanda uca imbere ya minafete manuka hepfo gato muri sanse uvuga ngo kuko bijyana no kuvuga bikajyana no kumenya minafete batano kimihurura iyo uri kudrivinga ushaka kwica imbere buri iyo umanutse mu biro bya premier ministre iyo ukomeje hepfo si muri premier ministre office urumva uhera kuri Rwanda Revenue ze musanga nzaho minafete yawe kumva ko namenye njye uhera kuri Rwanda Revenue minafete ntabwo kuri Rwanda Revenue wegeye hepfo inzi hari niyo ikoreramo minafete ikoreramo spokesperson office ubwo icyo nashatse no kuvuga ni uvuga ngo sinizerera mu gukora ibintu utiyumvamo potential yabyo bavuga ngo ahari bino mbonye training zabyo ababibanjemo bakaguha amabanga yabyo atandukanye ubigenza cyangwa gutya na gutya nimba ari ukuvugira mu ruhame utazabigira nka byandi byawe byo kuri YouTube hano bigenda uko wirinda ikibira ndi umuntu ufata vuba
kandi mbona ari ibintu bigusaba kuba uri informed kuri sije nyinshi no ku bihugu byinshi cyo nkora kuba ushoboye gucenga abanyamakuru no kubabindikiranya nuko mwe ntabibakoreye uriya nakubindikiranya rwose ukagira ngo niyo gahunda yimirije imbere gusa oya kuvuga ntabwo nigeze mbikora mutabara aho wabikoze oya buriya mbonye bikenewe nagucurika ugasigara habihakana nyine anyway ariko byose bikorwa mu nyungu z'abanyarwanda kugira ngo turebe kuvuga ngo se nimba uri kumbaza iki uko ushaka ko ngisubiza bikaba byabangamira inyungu z'abanyarwanda kuki mbikora so mu by'ukuri rero navuga ngo ibyo wabivuga nkawe kuko uhora uvuga ukagira niyo mbaraga ikurimo yonyine ariko hari abantu baba bafite ubuhanga bwo kureba bakabona n'icyo wowe utabona rero ikindi kandi hari ihame nizera muri rivuga ngo start small grow fast ushobora gutangirira hasi urugero local minister of local government yatangiye ari visi meya wabo Musanze aba meya ava hajya kuri gavana ajya kuba permanent secretary nubwo barigeze no kumwirukana ahubwo bakamukura icyo nayo nashaka kuvuga yigeze no kwirukanwa ari guverineri kabisa ari ukwirukanwa ari uko batanga umwanya wawe ari ugutanga umwanya wawe batakubwiye aho werekera nka yabaye mu nshingano hari n'uwo bandika ngo arahagaritswe ni kimwe hari n'uwo batanga umwanya we nta kibazo yigeze kwandika ko ahagaritswe uyo na minisante nawe urabyibuka ko ari anketi ukorwa uretse ko batavuze ko ari guhagarika ubuzima bw'igihugu buba burimo byinshi kandi ikintu umaze kwiga ni uko nimba wumva ufite inspiration yo kubyinjiramo ugomba kwemera ko n'icyakubaho niyo waba urenganye ariko uharanirwa inyungu z'abanyarwanda bikagutera birakaririramo ngo wivumbagatanye ugakomeza kumva ko bikubayeho ni nk'uko umushoferi aba atwaye ikamurenza umuhanda ntubigire ibintu birebire cyangwa se ngo ubigire impamvu yo kuba wakanga igihugu warwanya igihugu wajya ukivuga nabi ugifite umwanya wakivugaga neza baguhagaritse wenda ugiye hanze i Burayi wirirwa uvuga nabi mu nyumvire wenda ngenda nabuhoze muri buriya buyobozi uvuga nabi ntabwo aricyo gikwiye naho rimwe na rimwe pe n'umuntu muri kumwe yagutebura pe akaguhirika kuko akeneye umwanya uriho icyo competition kandi buryo uko muba muri competition sometimes hari igihe binatuma muduha ibyiza mutari buduhe rero abantu babirebye muri patriotism no kureba igihugu nk'igihugu ko igihugu kiruta mutabazi igihe cyose rero babona byazana inyungu kuba hari ibyamubaho bitamuryoheye bigomba kumubaho ariko igihugu cyo kikabona ibyiza reka ducumbikiraga Mutabazi ngira ngo ni umuntu ugira ibiganiro biryoshye cyane ku buryo ugiye kwifuza kubisoza ntabwo wayavuga kimwe n'uko babivuga mu kinyarwanda bati kuyavuga siko kuyamara twakire n'abandi batumirwa bacu ariko dupoze imirimo gato tuganire na Sayuni